ndabashuje kandi mwifuje kugira ibihe byiza weekend nziza wo nkurikiye nitwa Nshogoza Benoit kandi nanone ndakubwiye ngo usinyike kuri YouTube channel ndikamo nyine Nshogoza Benoit gishobora kurikira ubuhanzi burunguka no murimo. Murakazi cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Icyo si ikibazo hakagombye kubumbaza undeba ha urabona ko ngaragara no kuri pano. Yes. Ndasa n'uwagaburiwe ndasa n'urya. No murimo mwiza kandi ugabura. Kera urebye mu myaka 20 ishize ukitegereza ubuhanzi ariko ndatinda cyane cyane ku muziki uko niho mbarizwa. Yego. Twari inyuma cyane ni n'uruganda rwatangiye gukora nyuma y'izindi bitewe naho igihugu cyari kiri kubera ko buriya habanza kubaka kwidagadura bigakurikira. Yego, sure. Birumvikana rero ntago byari byoroshye ariko ubu ngubu ngiye nabanka urugero mvuka mu muryango ndashaka gushimira wowe dukomeza kubana umunsi ku munsi. Ndashaka gushimira wowe ukoze subscribe, ndashaka gushimira wowe udahwema kuduha comment mu byo dukora. Imana iguhe umugisha kandi kwagurira bwose. Hanyuma rero sasa twabuze twibaza byinshi, twibaza impamvu igihugu cy'u Rwanda usanga imbuga nkoranyambaga zitinjiza amafaranga zitira hehe. Ari nabwo Bruce Melody mu nama y'umushyikirano rwose ikibazo yagikomojeho abwira Perezida wa Repubulika Paul Kagame ko imbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda nta kintu n'iki na kimwe ubuhanzi bwongewe mu bukerarugendo nabwo bukitabwaho cyane bwakurura abantu benshi. Icyo ngicyo turagisaba kandi tubasezeranyije ko tuzabikora neza abitabiriye bakajya banyurwa. Ikindi navuga wenda ni kuri contribution y'umuhanzi nkanjye munyihanganira ndatanga urugero kuri ngewe cyane cyane ko mbikora kinyamwuga. Buriya mu ndirimbo zanjye akenshi nkunda kugaragazamo amashusho y'igihugu cyacu cyangwa se n'umujyi wa Kigali. Ndaza kubaha urugero muragenda mubyibuka. Iterambere ry'umuhanzi binakwiriyeho anabisaba ko bareba ko bavugana nabo bashinzwe izi mbuga ko natwe twabanza twabasha kwinjiza amafaranga bityo mu buryo bwa YouTube cyangwa se n'imbuga zitandukanye. Ibintu twose tubyibazaho kera tese why not kubera ki mu Rwanda usanga nta kintu gishobora kutwinjiriza, nta mapublicité aca kuri YouTube. Reba uburyo ki ushobora kureba video nk'izo hanze ukabona ziratangizwa n'utuvideo twamamaza turya burya ni inyungu z'abantu cyangwa bamamarijemo mu rwego rwo kubona income za kuba hanze of course. Hanyuma rero mutakibuka kubera ko bahoze bakora uyu mwuga w'itangazamakuru ariko bawuzemo icyo mu kinyarwanda twita maramuko n'ibyabatunga barawusezera. Bamwe muri bo bicaye ahangaho uyu munsi barakora indi mirimo, ngira ngo na Maurice nuko mwamuhaye akazi yari hafi kugenda, yari hafi kuducika atakibona ayo mafaranga. Dufite rero dufite izo mbogamizi ariko nimvuga ibyo mwumve ko tunashimira bimwe mu bigerwaho. Ngira ngo twe na Rura ndetse na RGB nk'urwego rw'abanyamakuru RMC hari ibyo tumaze kugeraho kandi muri iyi minsi twumva dukurikije amakuru baduhaye tugiye koroherwa. Ariko dufite n'ikindi kijyanye n'amikoro nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mu by'ukuri nimvuga ngo ngize Imana njya nibuka kera turi muri Petit Stade wigeze uvuga ngo abajene cyangwa urubyiruko baharanire kujya kuri high table, ariko uwo munsi wabivuze mu Gifaransa uvuga table d'honneur. Nyakubahwa mu ndeba ubu nararwanye kugira ngo mbe nicaye hape. Nararwanye kandi ndashima ko zimwe mu mvugo zawe n'ibikorwa bituma numva mfite imbaraga zikomeye zo gukomeza kurwana kugira ngo n'igihe gitaha nituba tutakibasha kwicara hano abadukomokaho n'abatwumvise bazakomeza. Umwuga w'itangazamakuru ufite ibibazo biteye bityo. Icyambere nabo banyamakuru bagenda, icya kabiri bahunga mikoro. Ariko ndatanga urugero, uyu mushyikirano nahoze mvuga ngo abankurikiye hano mwese mu following Mama Rwagasabo online cyangwa se kuri televiziyo nayo muyishyireho muyirebe. Ariko nyakubahwa ndagira ngo umenyeshe ko abanyamakuru bari hano bose bafashije abanyarwanda kumva ibiganiro uri mugirana nabo. Nituva hano tuzishyura abakozi bacu aho dukorera, internet itatworoheye inahenze, amafaranga akomoka mu ruganda rukora amazi niho tuzakura ayo mafaranga. Kandi twiriwe mu kazi hano twakoze, ngira ngo niba mubireba hari za kamera nyinshi, hari abafite amakaramu amakayi, twakoze ibintu byose. Dusanga rero
niba bikunda ubuyobozi bwazareba imwe mu mirimo dukorana na leta cyangwa dufasha leta ko yagira igiciro igenera itangazamakuru kuko Kofi nawe yavuze ati izo views rega ndazikeneye kandi nanjye dukeneye kugira ngo byibura natwe twinjize uretse ko nawe nyine yakubitiye no mu bugendanye n'abanyamakuru uburyo bagenda babivamo mbese uburyo bagenda batakaza bitewe n'amikoro ataba mu itangazamakuru of course. So ni byinshi byagiye bibavugirwa urumva buri muntu wese agiye ashimaho gato gato mu rwego rwe bya mu gisate abarizwamo mu rwego rwo kugira ngo tubihurize hamwe kugira turebe ko iterambere ryaza ku mpande zombi. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame yavuze neza ko ibyo bintu namara kubisobanukirwa neza azagira icyo abikora mu rwego rwo kugira ngo natwe abahanzi cyangwa se namwe abahanzi mugire icyo mubona biciye mu rwego nyine rw'imbuga nkoranyambaga. Andi makuru y'ibyamamare ari kugenda acicikana ni umuhanzi bita Tuko Ote cyangwa se n'umukinnyi w'amafilime agiye atandukanye hano mu Rwanda bita Tuko Ote. Irunga Longine amenyekanye nka Tuko Ote mu mafilime agiye atandukanye by'umwihariko muri Bamenya ku myaka ya 53 yamaze gutera ivi umukobwa w'imyaka 33. Ntitwihebe wangu mwihebe bishatse kuvuga neza ko uretse ko nge rwacitse nambutse ariko nawe ubundi rwose biragaragara ko Imana isubiza igihe nyuma y'uko umukobwa baga bakundanye imyaka 2 umukobwa baga hanze na Tukota aba mu Rwanda akomeza kubigira ibanga ariko umunsi nibwo yavuze ati abantu baranahisha uyu Tukote ejo ndi namugezeho turi mu kiganiro ndamubwira ati Longi bwiza ukuri Irunga mushiki wanjye mbwiza ukuri waba ufite umukunzi aritsamura arapemba ariko reba mu gihe gitoya asa kubita hasi arapropose umukobwa yari mu bantu bambwiye ko batazigera bashinga ivi ngo buriya bintu byazanywe n'abazungu none nagiye kubona mbona niba ahubwo wari kubise hasi so byari byiza byari byishimo ya televiziyo hano kuri tennis club hariya kabisa.